Tubaha ikaze kuri igihe culture uyu munsi yasuye umwe mu banyabugeni bakora ubugeni hano mu Rwanda kandi ubona bafite impano. Akorera hano kuri Ingabo Kona, hari abashobora kuba baramumenye mu bikorwa bitandukanye yakoze by'ubugeni ndetse n'ibikorwa bisanzwe bikorerwa ku Ingabo Kona. Uyu munsi rero agiye kutuganiriza ku bihangano bishyashya afite yise ishuri, bigaragaza akamaro k'ishuri, akamaro ko kwiga ndetse n'abandi bantu ashimira bagiye bagira uruhare mu burezi bw'u Rwanda. Reka tumuhereze ikaze adusobanurire byimbitse kuri ishuri. Ngabo, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Twagiraga ngo wibwire abadukurikiye mu buryo burambuye, se Ngabo ni muntu ki, akora iki? Murakoze. The founder na creative director w'Ingabo Kona. Ingabo Kona ni creative art hub na cafe. Vuba ngaha twenda kuzakora icyo bita art museum, aho tuzajya dushyiramo inkuru z'Abanyafurika zacu hano muri Afurika tubinyujije mu bihangano bishushanyije. Uyu munsi hari ibihangano turi kubona imbere yacu wise ishuri. Ishuri ni iki? Igitekerezo cyo gukora ishuri cyaturutse? Reka mbabwire uko inkuru imeze wenda. Yego. Nari imagine. Ariko ni imagina ni ibintu biri realite ariko bitari realite muri rusange. Ni fiction. Ariko ifitanye ukuri nibiba mu gihugu cyacu. Cyangwa se no muri Afurika muri rusange. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa abavukiye mu cyaro, avuka iwabo badafite ubushobozi bwinshi buhagije nk'uko benshi mu miryango bimeze. Arangije umwana akajya abona ibibazo biri muri hudu yabo cyangwa se mu rusisiro rw'iwabo. Arangije agambirira ikintu, akajya abona abantu barapfa, akabona ibintu, abana bararwara, kujya ku bitaro ni kure cyane. Arangije agambirira mu mutima we ati nkwiriye kuzaba muganga. Urumva kuzaba muganga byari ibintu bidashoboka bitewe n'aho yaturukaga. Ariko urabizi nk'abantu njyewe nagize amahirwe yo kugira igihe gitoya mba mu cyaro, nagiye mbona nta imodoka zihagera ari imodoka nyinshi nk'uko hano mu mijyi ubona imodoka buri munsi. Rero nimagine ko mu cyaro cy'iwabo imodoka yahageraga yari ambulance, yazaga gufata ababyeyi batwite, yazaga gufata abantu b'abasaza barembye. Noneho umwana agira curiosité, sinzi uko amatsiko yo kujya kubaza umuganga wari urimo aramubaza ati nazaba muganga gute nkawe. Arangije muganga aramubwira ngo ishuri. Rero ijambo ishuri ryagumye mu mutima w'umwana, atangira kwigana umwete, ariga arangiza icya leta cy'amashuri yisumbuye, ari umunyeshuri mwiza. Bigeraho abona imfashanyo, nashyizemo Imbuto Foundation nk'uko bisanzwe ku bana b'abahanga badafite ubushobozi. Nyifashisha muri ubwo buryo, mu buryo bwo even to appreciate them, kubashimira ibyo bakoze n'ibyo bakomeje gukora. Arakomeza amashuri, yigana umwete, yindi ibiyobyabwenge, abona scholarship, ajya kwiga. Muri scholarship rero naho nanone nashatse inkuru buriya igira impamvu nyinshi zitandukanye. Nashatse nanone guha icyubahiro umuntu wagiriye igihugu cyacu akamaro nubwo atari umunyarwanda. Dr. Paul Farmer yari umuganga wagize uruhare rukomeye mu isanamitima mu gihugu cyacu ndetse no mu gufungura ibikorwa bimwe na bimwe by'uburezi muri medical ndetse n'ibitaro byinshi. Urabona nka ririya shuri University of Global Health Equity riba muri Butaro, ari mu bantu barifunguye. So muri storytelling yanjye rero hari uburyo combining ibintu byose bikagira sense kandi bikagira message ihambaye ituma ubutumwa bugera ku bantu bose. Rero tunerekana wa mwana w'umukobwa abonye scholarship yo kwiga muri ya university yo muri Butaro
nko mu buryo bwo gutuma indoto zaguka. Uwo mwana rero yarangije kwiga graduatinze, byabaye ngombwa yuko agaruka mu rusisiro rw'iwabo. Nanone ibintu byose mu bihangano biba bifite impamvu. Urabona hari ubwo abana bamwe b'Abanyarwanda cyangwa se n'Abanyafurika muri rusange usanga bagize amahirwe kubera ubuhanga bafite bakajya kwiga mu bihugu byo hanze. Akenshi bagumayo. Njye rero nakoze message yo gutuma abo bantu badakwiriye kugumayo. Niba hari impamvu baba barabonye ayo mahirwe yo kujya kwiga, kuba ari ukugira ngo ugaruke ufashe urusisiro rw'iwanyu. Rero urumva nakoresheje nanone inkuru igaragaza yuko umuganga sinatumye ajya kuvura mu bitaro byo muri Amerika cyangwa se ajya kuvura mu bitaro byo muri South Africa, ahubwo natumye yasubiye iwabo ku ivuko kujya gukiza ibibazo yari yararose kera akiri umwana ko azakemura. Rero niyo mpamvu nakoze iyo nkuru. Nari ngambiriye nk'ibintu wenda nka 5. Icyambere nari nshaka kwerekana imbaraga z'ishuri, uburyo ishuri rifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu n'ubuzima bw'urusisiro. Urazi hari umugani baca ni mu Cyongereza ngo it takes a village to raise a child. Nta kintu na kimwe wabona kiruta ishuri. Ishuri rifitiye akamaro umuryango wawe, rifitiye akamaro urusisiro rwawe, rifitiye akamaro ndetse n'igihugu. Nicyo kintu rero nashakaga kibanze. Ikindi cya kabiri nashakaga kwibutsa barumuna banjye bari hepfo hariya kugira ngo bagire indoto zagutse. Si ngombwa kwiga udafite intumbero. Byakubera byiza utize nko kugira ngo ubeho ujye mu ishuri ubyuka mu gitondo ukajya kwiga ariko nta ntumbero uvuga uti njyewe nzaba runaka nzagira igihugu akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi cya gatatu nashatse kwerekanamo yuko gukora cyane, hard working na discipline ariyo tsinzi ibintu byose. Burya hari igihe tubona success y'abantu ariko it takes time to reach to that success. Bisaba imbaraga, bisaba sacrifice iri ku rwego rwo hejuru kugira ngo abo bantu tubabone bari on top. So kugira ngo achieving dreams zawe bigusaba gukora, bigusaba kugira intumbero. Urazi ko bundi ikiri hagati y'indoto nuko izo ndoto zigerwaho ni reality. Ni ikiri hagati y'indoto na reality ni discipline. So dukora uko dushoboye rero kugira ngo discipline twerekane ko ari key to everything. Ikindi kandi nahaye icyubahiro Madame Jeannette Kagame kuri contribution, ndetse atari uko ari first lady, ahubwo namuhaye icyubahiro cy'uko yabaye umubyeyi w'abana benshi hano muri iki gihugu. Nubona na taburo twakoze turi organizing imbuto yitwa ngaho twaza ni nko gufata umuntu ukamusunika nyine komereza aho genda twaza gitore gira imbaraga. Ni amagambo akunda kuvuga kenshi yankaraginga urubyiruko n'abana kugira ngo bazagira icyo bageraho, bamenye ko ari treasure, bamenye ko ari ubutunzi buhambaye igihugu gifite. Iyi ni inkuru nziza buri muntu wese ashobora kwisangamo wanyuze mu ishuri, kuko hagiye habamo ibintu bitandukanye. Ushobora gushimira profama we afite undi muntu ashimira. Ndibaza kubera iki inkuru wayubakiye ku mwana w'umukobwa? Mu by'ukuri ntago nigeze ngira amarangamutima ngo wenda kubera ko ari umwana w'umukobwa cyangwa se kubera ko ari umuganga. Ariko nanone bitewe n'amateka yacu hano mu gihugu cyacu ndetse no muri Afurika muri rusange, buriya turwana intambara buri munsi. Buriya abantu banyabo barabizi neza yuko njyewe na Diane tunganya ubwenge, tunganya n'imbaraga, tunganya n'agaciro, tunganya ibintu byose. Ariko siko bifatwa muri sosiyete yacu. Urabona hari ibibazo byinshi turwana nabyo byo gutuma iyo ugiye ku ma index agaragaza
uburyo abana b'abakobwa biga mu ishuri uzasanga hari ahantu nko mu bihugu bimwe na bimwe ntashatse kuvugira kuri kamera usanga hari ahantu abana batoya basabwa gushaka bataragira indoto mu by'ukuri indoto zabo zijye mu bikorwa. So n'ubundi butumwa, buri kintu cyose kiba gifite impamvu. N'ubundi butumwa bwo kwerekana ko umwana w'umukobwa angana nanjye, yarota nkanjye, yarota nk'umwana w'umuhungu, yarota nk'undi uwo ari we wese kandi yakwacivinga indoto nk'izo arizo zose, yaba an excellent person to society. Nicyo kintu nari ngambiriye. N'ubundi butumwa mu butumwa bwo kwerekana ko umwana w'umukobwa buriya ntibakababeshye akora hano. Ntibigombera ngo uri muremure, ntibigombera kuba ubyibushye, ntibigombera kuba ufite aho uvuka hakomeye, abigombera hano. Buri kintu kiri muri ati yawe ni ubutumwa. Ndibazaho ubuganga hari kariyeri nyinshi. Kuki utahisemo nko kumugira nk'umunyabugeni nkuko nawe uri umunyabugeni? Kubera icyo wahisemo kumushyira kuba yiga afite indoto zo kuzaba muganga? Nakoresheje ubuvuzi cyangwa se ubuganga nk'imwe muri nabyita ni cornerstone to success. Mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni nk'uko nari gukoresha ubupilote, ni nk'uko nari gukoresha ubusirikare, impano iyo ari yo yose, ambition iyo ari yo yose. Ahubwo ikintu cyanjemo cyari ubuganga kubera ko nagiye nkunira mu muryango harimo abaganga. Wasanga ariko byagenze ariko birumvikana ibintu uvuga. Ngabo hari washimiyemo abantu babiri by'umwihariko muri ubu bugeni bwawe bagize uruhare mu burezi. Nta muntu ushobora kwirengagiza umuhate n'akamaro ka Imbuto Foundation mu burezi bw'abana cyane cyane bakomoka mu miryango ikennye. Ariko hari n'indi miryango, hari n'abandi bantu ku giti cyabo bagiye bakora ibikorwa bikomeye ku buryo nk'uwo yagiriye neza bitekereza bikamurenga. Kubera iki wafashe nyakubahwa Madame Jeannette Kagame akaba ari we ushimira hamwe na Paul Fama? Hari abantu benshi bagize uruhare mu burezi, kubera iki aba ari we wibanzeho? Reka mpere ku Imbuto Foundation. First of all, reka mbanze nshimire n'iyo miryango yose. Yarakoze cyane. Ari zafarije zarakoze cyane. Ari n'indi miryango tuvuge za Caritas nazo ndazizi zarakoze cyane. Nk'uko ubugeni buteye, hari ikintu kiba cyarakoze noneho cyane. Si uko bakoze cyane kurusha abandi, ahubwo ni uko uwabikoze, uwabitangiye yari guhitamo gukora ibindi. Usanga imiryango yindi ishamikiye kuri ku madini, ishamikiye ku miryango mpuzamahanga, ariko Imbuto Foundation ni umubyeyi w'umunyarwandakazi witwa Madame Jeannette Kagame wayishinze. Usanga indi miryango ishamikiye ku bantu bo hanze iki, ariko nanone ni irindi somo naryo. Dushobora kwibona mu bushobozi, dushobora kuvuga tuti twebwe ubwacu Diane, igihe waba warateye imbere wumva ushaka kuzafasha abana bo mu cyaro cyangwa se n'abaho mu mujyi, kubahugura no kubafasha no kubakemurira ibibazo, wenda ushaka no kubahugura mu itangazamakuru, ugashinga icyo kigo. Muri icyo kigo niyo kitaba kinganya ubushobozi n'ikigo cy'Abadage cyangwa Abanyamerika, kizahora kibukwa mu mitima y'abana b'Abanyarwanda cyangwa se abo bafashije kurusha cya kindi cyabafashije. Ariko ari ikintu ari imfashanyo z'ahandi. Rero nahaye icyubahiro Madame Jeannette Kagame nk'umuntu tureberaho. Sindi umwari w'umukobwa cyangwa sindi umukobwa, ariko wifuza ko umubyeyi wese yakwifuza kuba nkawe. Nabikoze mu gihangano, niko n'abandi babibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Naho Paul Fama rero, Paul Fama buriya namumenye nta myaka myinshi ishize mumenye. Nari mfite igitabo ngisoma, naragisomye, naragikunze cyane. Urazi
kugira ngo buriya ibi bintu mubona by'inganzo biva ahantu henshi, yego, biva mu kwihugura, mu gusoma ibinyamakuru, mu kumva gusoma ibitabo. Wanakibonye igitabo cya Paul Fama, ibindi byose ndabireka abantu bakabyakisesingaho, ariko we narakibonye ndagisoma kera, ndangije ndakomeza ndagikipinga, nkabona harimo humanity irenze urugero, nkareba ukuntu nyine akora sacrifice yo gukora uburyo bwose ba bantu bari hasi bakazamuka. Cyitwa to repair the world. yes, Menya ariko title ivuga, ariko ni repairing the world. yeah. Icyo gitabo rero naragisomye numva ngikeneye kabisa. Noneho sinari nzi mu by'ukuri uwo Paul Fama ari we neza, ariko narasomye ndamusobanukirwa. Ni ibintu byiza kuba hari umuntu usubiza amaso inyuma agashimira abagize neza. Nizo mbaraga z'ubugeni. Yego, ni byiza cyane. Ndibaza ibi bihangano byawe ni 14. Yego. 14 bigenda bisobanura neza urugendo rw'uyu mwana w'umukobwa. Nagiraga ngo utubwire, ni wewe nyine wabikoze, ufite abandi banyabugeni mwakoranye, kubikora byabafasha igihe kingana gute? Abaye ni njyewe nyine mwajya mubona ibishushanyo, mwajya mubona ibihangano nka 2 mu kwezi cyangwa mu mwaka, kuko byansaba imbaraga, ariko mfite team. Yego. Njyewe icyo nkora concept na script, nkayandika, nkavuga ni iki gihangano kigomba kuba kimeze gutya na gutya na gutya. Noneho mfite abana mfata nk'abarumuna banjye barangije amashuri yabo uyu mwaka ushize ku Nyundo, bo twakoranye na projet zabanje, ni 5. Ndanabashimira kuri kamera kuko n'abana n'ababyeyi babo ndabashimira first of all, kuko bangiriye icyizere, ababyeyi babo barabampereza. Ishuri yabafashe igihe kingana gute? Rero twe turabahati waka, sinkubeshya, ibi bintu twe tubikora mu byumweru 3. Kuri bike cyane. Tugira ambition natwe. Ntago wajya gukora ishuri ngo ukore umuntu ufite ambition nawe utagira ambition. Twe tuba dufite time, kubera ko buriya biroroha cyane. N'impamvu n'igihangano gitinda kubera abantu baba batacyanditse. Umuntu arabyuka akumva ashaka gushushanya, ariko mu by'ukuri ushaka gushushanya. Rero twebwe twa dufite ko igishushanyo kizaba kimeze, duhera ku kintu cyitwa sketching mu bitabo byacu, tukavuga ngo story izaba imeze gutya, then ikiba gisigaye ni ugukora skills, tukamenya modeli tugomba kuzasohora muri ibyo bihangano. Tukaba tuzakoresha palette knife cyangwa se tuzakoresha brush, cyangwa tukadecide icyo tugomba gukora. Noneho twabona story tukayidecida, tukabyemeranya, then we start. Umuntu tugatangira n'imbaraga, twebwe dukora amasaha yose. Ntago wabyumva, ariko twe dukora 28 kuri 28. Ni kuvuga ngo iyo ndushye ndaruhuka, haba saa 8 z'ijoro, haba saa 2 za mu gitondo. Sometimes ushobora no kusanga saa 2 za mu gitondo ntari niryamiye. Saa 2 za mu gitondo nkageza saa 6, undi nkongera nkabyuka saa 6 nkazongera nkageza izindi saa 2. Ni rotation dukora akazi kacu ka buri munsi, kubera ko urazi twebwe tuba twizera ibintu dutanga. Ni nazo mbaraga buriya zindwanya. Njyewe nuvuga ngo iyo ntekereje projet nkabona irashoboka, nta kintu na kimwe, n'iki na kimwe gishobora kumpagarika. Nk'uko Chinua Achebe yandika ibitabo atazi ko bizagurwa, niko nanjye muri bihangano ntitaye. Icyo mba ngambiriye njyewe muri njyewe ni uko ubutumwa bugera kuri ba nyirabwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi nizeye ko buzahagera. Nk'uko bivuze ngo icyo ugambiriye ni uko ubutumwa bugera kuri ba nyirabwo. Twe twagize amahirwe nk'igihe yo gusura bino bihangano, turabireba, tubona ni byiza, ariko se undi muntu wese uzifuza kubibona azabikura ibi bihangano, ibi wakoze ishuri rizajya he? Uzaryifuza azaribona? Urabibona nk'aka kanya njye mba nifuza yuko nk'iyi nkuru yagera mu gihugu hose. Dufite uturere 30 twose yageramo, atari uko nshaka kugira ngo njyewe kinginga bamenyekane, kuko mbishaka nakora ibindi nkamenyekana, cyangwa se ngo kuko nakoze ishuri ngo bimenyekane.
nabyo mbishaka hari ukuntu umuntu yabigenza njya mbona habaho ama ads kuri za Instagram somewhere ariko nifuza ko ucyumve neza iki kintu inkuru yitwa ishuri no kugira indoto biba mu mitima y'abana b'abanyarwanda. Ngabo reka tube turetse ku ishuri gatoya ufite n'ibindi bihangano wakoze bisingiza ubutwari bw'inkotanyi abagize amahirwe yo kubibona barabibonye ni ibihangano byiza cyane kugeza uyu munsi n'ubuhe musaruro bimaze kuguha? Akenshi abantu bibeshya ko umusaruro ari amafaranga gusa nubwo nayo ari meza. Honestly speaking iyo sindanayabona sindabona tuvuge wenda n'igiceri cy'icumi cya kindi cy'icumi cyangwa ijana kandi nashyizemo amafaranga ariko abantu kenshi bibwira ko umusaruro still ari amafaranga ariko kuri njyewe ntabwo ari amafaranga buriya kubona igihugu kiguha agaciro nta kiguzi wabona nta na kimwe njye sinigeze nkora iriya nkuru ngo ijye muri mize rwose mize yihe yagiyemo muri mize for campaign against genocide hariya muri parliament sinigeze nyikora ngo ijye muri mize njyewe nk'umuntu wabaze inkuru nk'uko n'ubundi nzegera Imbuto Foundation nkegera na Paul Farmer bafite iriya university mu nshingano zabo kugira ngo barebe ko nakoresha inkuru zabo niko nabigenje nanone njya kuri Minatef njya kuri RPF kubera ko nibo bafite biriya bintu mu biganza byabo ngira no kuri mize kubera ko nari nyizi then ngeze kuri mize bati ibi bintu ntabwo wabitahana nari nabitwaye kuri PDF umuyobozi wa mize araza they appreciate what I have done nyine ibyo bintu nta kiguzi wabona kubahwa mu gihugu yuko hari ikintu wakoze abantu bigiraho urabona hari ubwo sometimes mfata umwanya nkajya nko kuri mize nkahurira n'abantu nkareba ukuntu abana batoya bari kwishimira ibyo bintu that's a real success yego ni byiza ko byamfasha mbonye ubushobozi nkaba nanabyishyurwa babaye banabiguze byaba byiza cyangwa se habaye n'indi system yo gutuma ariko turi kubikora muri contract sinzi uko bizagenda at the end ariko mfite icyizere cyuko niba igihugu kigihaye agaciro nta zindi mbogamizi nta zindi ngingimira uko biri kose let's keep working hard igihugu kizaba recognition noneho no buryo bushoboka ku buryo dushobora gukora noneho ikintu kinini cyane kiba ikintu nyaburanga hano mu gihugu cyacu muri Afurika. Hari ibindi bihangano ufite utegura nyuma y'ishuri byinshi cyane watusogongeza nuko ari ubushobozi buke mbaye mfite ubushobozi buri cyumweru bajya babona ibihangano nahita mfata abana bose barangije ku Nyundo bafite ubuhanga nkajya mbahereza story chapitre ziruzuye nkuko nyine mwebwe mubona ari chapitre z'igitabo njyewe ndi storyteller mu byo murebesha amaso nk'ubu ngubu usanze ishuri yararangiye ariko usanze bari gukata canvas n'amaframe yazo hariya tugiye gukora iyindi yitwa Rwanda nayo wenda nimugirire icyizere nzayibasobanurira kuko ni story nziza cyane nanagwaho glimpse cyangwa se akantu gatoya kuri yo urabona akenshi twibwira ko u Rwanda ari za convention center ari za Kigali Arena ariko niyo bagira Kigali Arena buri gihugu buri ntara buri karere ntabwo twaruta Chicago ntabwo twayiruta muri infrastructure ariko you should wonder why we are on the high table no kubera icyo bita mentality I'm putting mentality muri canvas then ngo nerekane uburyo abanyarwanda bameze gituma baba kuri high table gituma mu ruhando rw'amahanga turi igihugu gitoya muri dimension ariko tukaba umuntu avuga ko ari umunyarwanda ari fier
kandi nta myaka ishize myinshi twaravuye mu mahano ya jenoside yakorewe abatutsi. Ngabo mu gusoza nagiraga ngo hari wenda nk'umwartiste ushobora kuba akurikiye iki kiganiro akavuga ati Ngabo isariyoti n'ukuntu yavunnye n'ukuntu ari nziza nta mafaranga arakuraho kugira ngo tubwire ngo ibi bintu mu busanzwe tujye muri business byungura bite? Ese wowe niba ari nka Ngabo baba artiste bandi mwakoranye bunguka bate? Uko byagenda kose wenda hari ibyo mukora bishobora kuba bibazanira amafaranga. Ubundi mu busanzwe ubu buhanzi ni ubuhanzi bushobora gutunga umuntu. Yego, iyo wihanganye ni nk'uko n'ikiganga kigutunga wihanganye. Urabizi ko abaganga iyo barangije amashuri babonye hari ikindi kizami bakora. Baza umuntu warangije kwiga muri Amerika akaza akongera gukora ikindi kizami. Ibintu byose ni ukwihangana. Buriya stage yose y'ubuzima igira stage ariko nabifata. Ndazikora sinshika intege. Nk'ubu yaba wenda ari undi muntu urabona isariyoti art festival, na exhibition yayo yabaye mu kwa karindwi. Hari rarenga ryo kuvuga ko bitazamura amafaranga. Ibihangano ni ibyanjye, icyo ni cya mbere. Biri muri miza ari ibyanjye. Kandi ejo bundi uko kontra izagenda ndabizi nabona abantu kandi baba babona ibyishimo yahaye igihugu. At the end of the day it will pay. Kandi icyo nabwira barumuna banjye bari hariya mujye mutekereza mumenye neza yuko ntabwo dukorera amafaranga akenshi, dukorera icyo bita legacy. Ni ibintu byiza byo kwishimira kubona umuntu ukiri muto nkawe afite indoto zagutse nk'uko wakunze kubigarukaho. Mbere yuko dusoza iki kiganiro cyiza twagiraga niba hari ikintu ufite kikuri ku mutima cyangwa ubutumwa wifuza kugenera abantu, umwanya no wawe. Yewe ubutumwa natanga ndahera kuri barumuna banjye. Nkuko nyine nakoze ishuri umve ko nta kintu na kimwe. Ishuri ntirihagije nta ndoto. Igihe dufite indoto, igihe tugambiriye kuzaba abantu bazima basobanutse bafite igihugu cyacu akamaro, n'ahandi byaturuka usibye mu kwiga no kugira indoto zagutse. Ikindi mumenye ko nta nzira n'imwe mwanyuramo ngo muzagere ku ntsinzi mutajyanye n'icyo bita discipline no kwihangana no gukora cyane. Ku babyeyi bacu mwiringire ibyo dukora, mubiha agaciro, nimubona tunakwiriye n'ishimwe muri duhe, kubera ko hari umusanzu uhambaye dutanga ku gihugu. Ngabo turagushimiye ko watwakiriye ukatuganiriza ku nkuru yawe. Ego twasaba buri muntu wese wari ukurikiye iki kiganiro wakoze kubana natwe, abazabishobora muzagire ku Ngabo, ni hano mu Kiyovu ntago ari kure, muze mwirebere uburyo abana b'Abanyarwanda bakiri bato b'urubyiruko bafite impano zikomeye z'ubugeni kandi bakora ibintu bifitiye igihugu akamaro, bitanga ubutumwa. Ntekereza ko hari umuntu uzareba nk'ishuri agahita abona ko hari icyo yari yarasize inyuma agifate. Mwakoze kubana natwe.